Reka nongere nguhe ikaze wowe wakoze subscribe, wakanze kukazogera ku isoko y'ubworozi no kuri MIF Farm. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ikiganiro abantu benshi bamaze iminsi badusaba, ikiganiro kivuga ku bijyanye n'imashini zirarira amagi zikayafasha development y'urusoro rw'igikuba ushobora kwiremamo umushwi deni ukavuka. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke by'umwihariko ku bintu by'ingenzi izi mashini ziba zubakiyeho mu by'ukuri. Ese ni iki gituma zikora akazi zishinzwe? Ni iki gituma kuko ubu ubworozi turi kujyamo ni ubworozi buteye imbere ku rwego rw'uko ibintu byo kuvuga ngo urarirahinga, ku kuvuga ngo inkoko yanjye iratera irarire deni mbone kubona imishwi muri iki gihe turi kujyamo biragoye, kuko ushobora no kumara imyaka n'imyaniko utarabona inkoko zishobora kuguteza imbere ku rwego rushimishije. Niyo mpamvu abahanga batekereza ibintu bwa mbere bakora imashini za mbere zishobora guturaga amagi bifashishije uburyo nakita nkaho busanzwe buri natireri bwo gufata. Bafashe inkoko barayipima, bapima temperature yapurayinga ku magi mu gihe iri kurarira. Temperature yapurayinga ku magi ni ukuvuga ngo ubushyuhe ishyira ku magi mu gihe iyararira, barabupima barareba ngo ese haba harimo ubushyuhe bungana gute, deni babwifashisha bakora icyuma cyangwa se imashini ishobora gutanga ubwo bushyuhe noneho inkoko yatangaga kuri ya magi, kugira ngo habe hashobora kubaho development cyangwa se kwirema k'umushwi mu igi. Ubwo rero uyu munsi ndagira ngo se nk'ubanyuriramo muri makeya uko izi mashini zikora ndetse n'ubwoko bwazo. Hari imashini ziri automatique, izi mashini ziri automatique zikunze gukoreshwa, nyinshi zajyaga ziva hanze from China, nazo zirimo amoko bitewe n'ubwoko ushaka, izizana n'imirasire yazo ku buryo uba ushobora kuyikoresha ku mashanyarazi cyangwa se zigakora ku mirasire yazo, izindi zikoresha amashanyarazi gusa. Abantu rero benshi bagenda bigana imikorere yazo, barazigana nk'uko ubibona aho ngaho kuri ekara yawe. Nk'uru ni urugero rw'imashini nakita nk'aho iri semi automatique, kubera ko niyo ngo ifite uburyo bwo kubirandura amagi ukoze kuri ako kantu ubona uwo muntu akuruye gatoya, akurura asubijeyo, urabona amagi yose aba ari muri ako kantu already ubu yabiranduye. Amagi yose aba ari muri ako kantu ubu yabiranduye. Ni ikibazo gusa cyo gufata n'umunota umwe nta n'ubwo ugeramo kugira ngo birandure byibuze amagi ashobora kugera no muri 400 mu mashini imwe. Rero icyo usabwa ni ugukurura wowe ako kantu mu gihe harimo amagi, bakageza aho ngaho amagi akaba ari ibiranduye, wakongera wagasunika wenda suppose saa sita cyangwa se nimugoroba, amagi akongera akaba ari ibiranduye kuri dogere 180. So
icyo ngira ngo rero tugarukeho ni ibintu by'ingenzi bituma izi mashini zikora. Izi mashini icya mbere uba ugomba kumenya ko inyinshi zikoresha umuriro w'amashanyarazi, kuko haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Nka temperature controller ariyo ikontrolinga ikagena ngo ese ubushyuhe nibugera kuri dogere 37 n'ibice suppose wenda 9, nka dogere ubushyuhe buba butagomba kurengaho byibuze, kugira ngo wizere neza ko imishwi yawe iri mu igi ikura neza. Byibuze tubara dogere hagati ya 37 na 38 kugira ngo wizere neza ko nta kibazo, urusoro ruri gukura neza, zizavukira igihe, zizavuka nta bibazo bimwe na bimwe by'uburwayi zifite. So rero imashini icya mbere ziba zikoresha amashanyarazi. Izidakoresha amashanyarazi asanzwe zikoresha ingufu zituruka ku mirasire y'izuba. Izidakoresha ingufu zituruka ku mirasire y'izuba ziba zikoresha, hari abakoresha kerosene, bagakoresha wenda nka peteroli, ariko ntekereza ko ibyo ngibyo ubu ngubu ntabwo bikigezweho, keretse hahandi hanyuma hataba umuriro w'amashanyarazi, cyangwa se umuntu ashobora kwifashisha ubwo bundi buryo. So nk'iyi mashini ureba ijyamo amagi 300, ijyamo amagi 400, ikoze mu buryo buri semi automatique. Ifite ibice bigiye bitandukanye, ifitemo igice cy'imbere dushyiramo amagi, ikagiramo igice kiri installed-mo ibikoresho bitanga ubushyuhe, harimo amatara, harimo ikindi gice kibamo sensor isensinga, then igatanga sinyare kuri temperature controller, then temperature controller niba ubushyuhe bugeze hejuru ariyo yiyi ubona ahangaha. Iyo ubushyuhe bugeze ku kigero twagennye, iyi temperature controller ihita ikupa aya matara akarekeraho kwaka. Aya ngaya ubona yaka umutuku, ajya kwaka umutuku ni amatara, then noneho ukaba waba wizeye neza ko nta kibazo na kimwe uri bugire. So aya matara rero dusanzwe tunayakoresha mu bworozi bw'inkoko, cyane cyane mu cyo twita brooding cyangwa se demarage. Aya matara akora demarage neza cyane. Abantu tubana muri groupe ya WhatsApp yacu y'aborozi, ibyo bintu nahoze mbibabwiraho ndetse nzakomeza kugenda mbigarukaho. Hari uburyo aya matara tuyesitara, tukayesitarana n'amakontorora nko mu kiraro cyawe, ku buryo nk'ahantu ukorera demarage, suppose niba ukorera demarage ahantu imishwi 1500 mu cyumba, tuba dushobora gukoresha amatara, tugakoresha n'iyo kontorora, then kontorora yo ikajya ivuga iti ubushyuhe bugeze kuri dogere 30 na zingahe, ikabikupa, ku buryo biba bitagusaba ko saa 6 z'ijoro ubyuka ukajya kongera amakara ku mbabura cyangwa se ku zindi equipment ukoresha ukora brooding. So bikaba byiza rero kuba wakoresha ariya matara, kuko atanga ubushyuhe, kandi navuga koko rwose nabyita ko ariyo yagenewe ubundi kuba yakora mu nkoko. Ikindi ugomba kumenya ni uko nk'iyi imashini ikoze mu buryo n'iyo umuriro ugiye, kwa kundi amashanyarazi agenda, murabizi mu Rwanda ntabwo turagera ku rwego rwo kwihaza ku kijyanye
n'amashanyarazi hari igihe mu bice bitandukanye umuriro ugenda, ukaba ushobora kugenda iminota 30, 40, isaha. Iyi mashini yacu ikoze ku buryo ikoreyemo ibintu bituma ikomeza gushyuha, kuko icyo tuba dukeneyemo ni ubushyuhe. Ikoze ku buryo ikomeza gushyuha n'igihe umuriro ugiye, ikaba ishobora kuresisita amasaha 4 umuriro utaragaruka, igikora neza cyane. Kuva ku masaha 4 kugeza ku masaha 6 amagi yawe ari mu mashini aba ataragira ikibazo. Kandi ntekereza ko ibice byinshi by'igihugu umuriro ntabwo ukunze kugenda ngo umare ayo masaha yose, ariko bikaba byiza noneho iyo ubundi utunze igikoresho nk'iki ngiki kiba gishobora kuguha umusaruro, ariko ufite n'icyo twita backup. Ni ukuvuga ngo cya gihe uba uvuga uti ese umuriro uramutse ugiye umunsi, ugiye iminsi 2, ese nakora iki kugira ngo mba ntashobora kugwa mu gihombo? Aho rero duhita tukugira inama yo kuba uba ushobora kuba ufite bateri, ufite imirasire solar panel zifite imbaraga, ufite icyo twita konveteseri. Konveteseri ihinduramo umuriro uturuka ku mirasire y'izuba ikawuhinduramo umuriro w'amashanyarazi nk'uyu dukoresha mu rugo, kugira ngo iyi mashini ibashe gukomeza gukora neza. Ariko ubwaho ni kuri cya gihe umuriro wamaze igihe kinini utari wagaruka, amasaha 8 umunsi utaragaruka. Ikagira uwo mwihariko wo kuba ishobora kumara ayo masaha 4 nta kibazo amagi arimo yari yagira mu gihe umuriro wagiye. Ikagira kandi kantu ko kuba iri semi automatique. Semi automatique ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora ni ukugenda, tuvuge niba ari mu gitondo, ugakurura akantu kaba karimo amagi yose, ukaba urayabiranduye nta kibazo. Ntago ari bya bindi byo kwirirwa ukora kuri buri gi urihindura, ngayibaze kubirandura amagi wenda dusapoze 400 yose, urumva ubundi igihe byari bisanzwe bitwara. Kandi ikindi, iyi mashini ikoze mu cyuma, ari nacyo gituma ishyuha nyine, igashyuha n'iyo umuriro ugiye igakomeza nyine igashyuha. Ikindi, harimo izo twita polyurethane. Ni ubwoko bwa materiyeri dukoresha ziba zigiye kumera nk'izi zikoze matera, ariko ntago ari matera, mbese n'ubwoko nakita ko bwagenwe bwo gukora mu mamashini nk'aya ngaya, cyangwa se mu mafirigo. Buriya no mu mafirigo akenshi bakunze gukoreshamo ibyo bikoresho. So iyo rero ufite iyi mashini uba ufite igikoresho mu by'ukuri gishobora gukomeza kugufasha mu bworozi bwawe. Urumva niba wakoraga brooding y'imishwi, imishwi ukaba wayikuye ahantu yaguhenze, kuko ubu ngubu umushwi ugeze mu 1000 niba wakeneraga imishwi 500, noneho ukaba ufite icyuma gishobora kuyirarira mu rugo, ntiwirirwe wongera kujya kuyigura. Urumva nawe icyo iyi mashini bigukorera mu rugo mu by'ukuri, nta nubwo ushobora kuba uyitunze ngo uvuge ngo urakennye. Ikindi, imashini irahendutse kuko ntabwo irimo ibikoresho nakita ko biri ku rwego rwo hejuru, kuko wenda sinzi n'abajya guhenda izi mashini ikintu baheraho bazihenda, kuko wenda wagurisha ubwo bumenyi n'ibyo wakoresheje uyikora, kuko ntabwo ari buri muntu wese washobora gukora igikoresho nk'icyo ngicyo. Ariko nanone nta mpamvu yo guhenda abantu b'aborozi, kandi twese tuba dushaka gutera imbere. Ufataho makeya, undi muntu nawe akunguka, ibintu bigakomeza kuba amahoro masa. So rero
ikijyanye n'imashini cyari icyo. Ikindi, niba uyitunze uba ugomba kumenya ko ugomba kuba ufite umuriro uhagije kabisa, umuriro uhagije, atari bya bindi byo kugura umuriro w'igihumbi ngo 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 uroroye, ngo uguze umuriro wa 500 urashize, uguze undi wa 200. Hoya, uba ugomba kugurira umuriro rimwe, byibuze ukagura umuriro w'ibihumbi 10, kuko kino ni igikoresho kibyara amafaranga, ntabwo ari igikoresho cyo kubika. Ntabwo ari igikoresho cyo kubika, ni igikoresho kibyara amafaranga. Iyo ugitunze rero nta mpamvu yo kujya kwisondeka kandi kiba kiri buguha amafaranga. Dukomeje wenda ku bisanzwe, imashini ubundi zirimo ubwoko bwinshi nk'uko nabivuze. Hari iza automatique, hari iziri manuweli bisaba kubirandura ukora kuri buri gi, hari izikoresha peteroli bagashyiramo agatadore kaba ariko mbyita. Ziri mu buryo bwinshi. Hari n'iyo ugura wayikoresha ukajya usanga imidite yayo iri kuba nyinshi, amagi ntavuke. Icyo nacyo hari abantu bagurisha imashini zifite bene icyo kibazo, ugasanga umuntu agurishije imashini atarabanje kuyikorera test, cyangwa se atazi ngo ese iyi mashini mbese idafite uburyo bwo gupima imidite ngo ikwereke ngo imidite yayo imeze gutya. Ugasanga rero mbiteje ikibazo wa mukiriya wayiguze cyangwa se wa mworozi wayiguze, ashaka kugira ngo ajye yibonera imishwi cyangwa se abe yanaturagira n'abandi imishwi bitamugoye. Ikindi, kuri izi imashini irarira amagi iminsi 18. Kiba ari igihe icyo twita incubating period cyangwa se incubating time. Ni igihe imashini nyine iba yapurayinga ubushyuhe bukenewe ku magi kugira ngo yirememo wa mushwi twavugaga. Iki gihe rero kiba ari igihe cyo kwitabwaho cyane, kuko hari ibintu by'ingenzi tugenda dukora, harimo nk'icyo twita kandoringi. Tuyikora byibuze ku munsi wa 7, ku munsi wa 14 tukongera tugakora kandoringi, no ku munsi wa 18 uba ushobora gukora kandoringi. Kandoringi rero ni iki? Kandoringi ni uburyo dufata amagi tukayapima, tukareba niba koko ya magi ku munsi wa 7 hari umushwi uri kwiremamo, kugira ngo utanirirwa wizera ngo amagi yanjye ni mazima 100%, kandi harimo ayapfuye na mbere y'uko uyashyiramo. So rero kandoringi ku munsi wa 7 tuba tugiye kureba niba hari umushwi uri kwirema mu igi. Iyo ubonye hari igi rigaragaza ko neza nta kintu kirimo mo imbere, iryo gi biba byiza iyo urikuyemo ukarishyira ku ruhande. Amagi yose ameze nk'ayo uyakuramo ukayashyira ku ruhande, andi ubona ko ari kwiremamo ikintu uyarekera mu mashini, n'ubundi agakomeza iyo process ya incubating. Then ya yandi wakuyemo ku munsi wa 7 ntabwo aba arapfa ku rwego rw'uko adashobora gukoreshwa. Ushobora kuyateka mu rugo n'abayagura, ushobora kuyakoresha nta kibazo. Ku munsi wa 14 rero turongera tugakora kandoringi. Urumva ni ibyumweru 2 biba bishize, turongera tugakora kandoringi. Ku munsi wa 14 rero ho igi rizavuka riba rigaragara, umushwi uba urimo ugaragara, ku buryo nyine na wa muntu utabisobanukiwe uba ushobora kumwereka agahita abona ko koko iryo gi ritandukanye n'igi risanzwe.
aho ni ku munsi wa 14. Nanone kuri ya yandi wibeshyeho ku munsi wa 7, ku munsi wa 14 uyakuramo kuko impamvu uyakuramo ni mu rwego rwo kugira ngo udakomeza kuvuga ngo mfitemo amagi wenda 500, mfitemo amagi 1000, kandi mu by'ukuri amenshi muri yo atari na mazima, kugira ngo dusigaranemo ya magi twizeye ko 99% azavuka. Ikindi ni ku kintu kijyanye no ku munsi wa 18, niba imashini yawe ari automatique cyangwa se yikoresha ibirandura amagi automatically, icyo ukwiriye kumenya ni uko ku munsi wa 18 duhagarika automatisme y'imashini, cyangwa se duhagarika ukwikoresha kw'imashini mu kubirandura amagi. Ku bantu bazifite barabizi, hari ukuntu tubihagarika ku buryo idakomeza kujya ibirandura amagi. Ariko ku bantu rero bafite iziri manuel bisaba kubirandura amagi n'intoki, ukajya unyuzamo intoki ubirandura, ku munsi wa 18 uba ugomba guhagarara. Ziba zifite ushobora kuba ziri semi automatique, usibye ko ari na bakeya, kuko nk'iyi yanjye abazifite barabarirwa ku ntoki, kereka abo nagiye mfasha kuzikorera. Ariko nk'uyifite iri semi automatique usunika akantu kakaba kabiranduye amagi yose yo mu mashini mu masegonda 10, amagi yose yo mu mashini ukabura yabiranduye kandi bitaguhenze. Bango nayo ku munsi wa 18 uba ugomba kurekeraho. Impamvu rero nta yindi yo kurekeraho kubirandura amagi, ni uko kuva ku munsi wa 18 kugeza ku munsi wa 21 ni hatching period, ni ukuvuga ngo ni igihe cyo gutangira kuvuka kw'imishwi. Imishwi rero kuva ku munsi wa 18 iba igiye kujya muri pozisiyo yo kuvukiramo. Pozisiyo yo kuvukiramo, niba imishwi yose iba igomba kuvuka, ubundi umunwa wayo uba uri hejuru, kuko niyo ubwayo ikubita igi ikarimena igasohoka. Umushwi rero iyo ku munsi wa 18 impamvu uba ugomba kurekeraho kuba amagi ari mu mashini yakibirandura, ni uko riba rishobora kwibirandura then bigahurirana n'uko umushwi urahita wicurika, wakicurika mu gihe cyo kuvuka, ukazajya kuvuka wenda ucuramye, wakubita igi ugasanga igi rikoze hasi kuri tray, ntiribe uwo mushwi ntuba ushobora nyine, kuko urumva niba umushwi uri gukubita, wakubita kiriya gishishwa cy'igi kandi gikoze hasi kuri tray ayo magi arambitseho, bivuze ngo ntabwo iba ishobora kuwumena, kuko igishishwa already kiba kirambitse ahantu iri kuwumenera. Ariko iyo ku munsi wa 18 warekeye aho kuba wabirandura ya magi, ikibaho ni kimwe, ni uko ku munsi wa 18 imishwi yose ihita yerekeza uriya munwa wayo wa diamond hejuru, buryo biwufasha kumena igi nta mbogamizi zibayemo. Iyo rero warekeye aho kubirandura imishwi yose, uba wizeye ko 95% iri buvuke. Iyo rero imishwi irimo ivuka, bisaba ko byibuze muri icyo gihe uba uhari, bisaba ko uba uhari, ugafata time yawe ukaba uhari ukayireba. Imaze gusa nk'iyumuka uyikuramo ufite ahantu wateganyije, hari n'ukuntu uba unafite n'ahantu rwose wateganyije gukorera demarage, ku buryo iyo ikivuka imaze kumuka uhita uyijyana ugatangira gukora demarage,
ku buryo yose iyo ishizemo mu mashini, akenshi ni nabwo duhita dutangira vaccination cyangwa se kuyikingira. Uba ufite urukingo rwawe rwa Marex, ndetse akenshi tunazikingira Newcastle. Izo zombi ni viral disease zica ku rwego rwo hejuru inkoko. Nka Newcastle iyo yageze mu nkoko zawe iba ishobora kwica hafi 100% by'inkoko zawe mu gihe utakingiye. Prevention is better than cure. Kwirinda biruta kuvura cyangwa se biruta kwivuza. Mu nkoko rero ho iyo utabikoze uhita uhura n'ingaruka direct, ntabwo bisaba ngo ujye gutegereza ngo zizaza nyuma. Oya, bihita bikugiraho ingaruka ako kanya. Inkoko zawe mu gihe utazikingiye Marex zitangira kurwara pararize, byibuze mu byumweru 12 bya mbere inkoko zawe inyinshi zipfa kubera kurwara Marex, zigenda ubona zirwaye pararize, zicika intege, mbese ubona nta mbaraga zifite, amaguru yazo adakomeye, ibintu nk'ibyo. Mbese ku kijyanye na Newcastle, ujya kubona ukabona inkoko zawe ntizikura nyine, ziba zikonje, ubona ibintu nk'ibyo, ukabona nyine ni ikibazo. Niyo mpamvu iyo akenshi zikivuka ubundi turazikingira. Ikindi navuga ni ku kijyanye na brooding. Ahantu ho gukorerwa brooding haba hagomba kuba ari ahantu hateguye neza, nk'uko n'ubundi n'umwana iyo avutse umushyira ahantu heza, n'inkoko nazo ni uko zikenera ahantu heza hateguye. Kandi byibuze niba uzakoresha amakara, bigusaba ko aho hantu iminsi 2 mbere y'uko ushyiramo inkoko zawe, bigusaba ko ubanza ugashyiramo ubushyuhe, hakabanza hakajya muri mudu yo kwakira ya mishwi, imishwi, ku buryo ujya gushyiramo imishwi nta kindi kibazo na kimwe kiri aho hantu, hashyushye, ku buryo zo zigeramo zihita ziyadabuta, cyane ko ziba zinakereye ubwo bushyuhe buri kuri urwo rugero, bikazorohera guhita ziyadabuta. Ukaba washyiramo wenda ayo ma vitamins mu mazi ziri bunywe, cyangwa se hari n'abakoresha agasukari. Impamvu yo gukoresha isukari nta n'iyindi, ni ukugira ngo nk'izakoze taransiporo ndende ziva aho kuri hacari cyangwa se ku ituragiro, bazikuzanira ku kiraro cyawe, ziba zananiwe, ziba zakoze urugendo runini. So uba ushobora gukoresha uburyo bwinshi rero, ushobora kuba waziha vitamini, aho nazo abenshi bakoresha, ariko nkanjye prefera gukoresha isukari. Agasukari uragafata ugashyushya amazi, isukari ukayishyiramo. Ubwo ababishaka nzagenda mbabwira uko umuntu abigenza, ku buryo agasukari rwose zirakanywa zigahita zibaduka, noneho nyuma y'isaha zimaze kujya muri mudu neza, zamaze kwakira ubushyuhe buri aho hantu. Igihita gikurikiraho ni uguhita noneho utangira kuintroducingamo ikintu kijyanye na feeds cyangwa se ibiryo. Dutangira gushyiramo ibiryo byazo kugira ngo zitangire zidondangeho, ziryeho gake gake, kuko ibikiri imishwi. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ahantu imishwi igomba kuba iri, niba warateganyije ko wenda uzashyiramo wood shavings cyangwa se ibarizo rino ryo ku mbaho, rituruka ku mbaho, uba ugomba kumenya ko ibarizo uba ugomba kubanza kuritwikira iminsi byibuze nk'itatu cyangwa ine. Kuritwikira gute? Ni
ukuvuga ngo uba ushobora gushaka ibipapuro cyangwa se ibikarito cyangwa se amashashi. Hari amashashi yabugenewe aba ari ku isoko, uragenda ukayigura ukayirambura hejuru ya rya sasiro washyizeho. Impamvu ibyihishe inyuma ni uko iyo nk'urugero iri barizo riba ririmo udusawudasiti cyangwa se ibi bintu by'inkumbi iyo mu ibarizo tuba ari duto cyane. Imishwi rero y'umunsi umwe kuzamura kugeza ku munsi wa 4 cyangwa wa 3 ntabwo iba iramenya gutandukanya ibiryo na ririya barizo, kuko biba bijya gusa rwose, biba bijya gusa. Niyo mpamvu akenshi iyo uzishyizemo iryo barizo ridakavarinze usanga ziri kurya kuri rya barizo. Iyo ziririyeho rero niho ujya kubona ukabona inkoko ntabwo ziri gukura uko bikwiye, kuko iriya sawudasiti ntabwo ari ibiryo, bigira n'ingaruka ku mikurire yazo iyo zikiri ntoya cyane. Niyo mpamvu ibyiza urabanza ukarikavaringa iminsi 3 cyangwa 4 zikabanza zikamenyera ibyo kurya, kuko iyo zamaze kumenyera ibyo kurya ntabwo zarya turiya tuntu tw'ibarizo. Noneho nko ku munsi wa 5 ugakuraho bya bikarito washyizeho ukabishyira, ukagenda ukabijugunya. Niba ari nk'amashashi ushobora kuyamesa, ukayanika, deni ukazayakoresha wenda ikindi gihe, ariko wabanje no kuyatera imiti kugira ngo wirinde ko hari indwara wenda yazandura ku yindi banshi uzazana nyuma. Noneho warangiza ugahita noneho uzireka zikajya ziba ziri kuri iryo barizo. Noneho ikindi kintu ku kijyanye n'imishwi, ubundi biba byiza iyo utangiye gukoresha icyo twita herbal remedies cyangwa se natural treatment, cyangwa se ya miti twita ko iri naturel, imiti ya kinyarwanda. Imiti ya kinyarwanda irakora cyane. Icya mbere yongera ubudahangarwa bw'umubiri w'inkoko, dendo, ikintu cyose waba woroye kijyanye n'ibi bintu by'ibiguruka. Imiti gakondo ukuntu itunganywa, utangira rero kuyikoresha, ikaba ishobora gusimbura imiti myinshi ndetse ikongera ubudahangarwa bw'umubiri, ku buryo inkoko zawe udashobora kubona zatatswe n'ikintu cyitwa cough and flu. Ibyo ni ibicurane mba nkubwira. Ibicurane ni imwe mu ndwara zataka inkoko ku rwego rwo hejuru cyane. Imwe mu ndwara yataka inkoko, ndetse hari n'ababa bafite inkoko kuva bazizana batari bazumva na rimwe zidasepfura cyangwa se zidashaka kuzana ibintu byo gupfuna. Rero hari imiti iri naturel rwose, iri naturel itagurwa, ibintu biba byibereye ku rugo iwawe, ibintu biri ku muhanda ahantu unyura, nibyo utangira gukoresha rero utangira kubimenyereza inkoko zawe, ku buryo ku munsi zijya kugera mu gihe cy'ukwezi cyangwa se amezi 2 10% cyangwa se 15, 20% by'ibyo zirya ari bya bintu by'ibimera tugenda dukura mu mirima, mu mashyamba aho hantu. Kuko ubu ngubu ikintu nakubwira, ikintu cyitwa ibiryo by'amatungo birahenze. Noneho ikindi wanamenya, inganda zikora ibiryo by'amatungo ziri kubipirata ku rwego rwo hejuru, ziri kubipirata ku buryo ujya ugasanga niba ibiryo, wenda nkanjye amahirwe mfite ni uko ibi bintu mba narabyize, mba nzi no kwikorera ibiryo by'inkoko by'amatungo. nkaba nzi ngo inkoko zanjye umushwi wavutse uyu munsi kugeza byibuze iminsi 28 ishize ibigomba kurya ibiryo birimo poroteyine 22 kugeza kuri 24%. Ibyo ngiye kubera ko njyewe nzi kubyikorera ibiryo byazo, ibyo ngiye ndabyikorera nta kibazo.
kubera ko ibintu bivamo poroteyine birahenda ku isoko, ugasanga inganda ziri kubisimbuza ibindi bintu, rimwe na rimwe ugasanga uguze ibiryo wizeye ngo harimo poroteyine zihagije, ariko ukabona inkoko zawe ntizikura, ukibaza uti wayi ibintu bitagenda neza uko nabishakaga. Kumbe niyo mpamvu ibitera ibiryo byawe nta kintu kirimo. Imishwi iba ikeneye poroteyine nk'uko nabivuze kugira ngo yubake masozi n'ubwo budahangarwa ndetse inakure bigenwe muri icyo gihe cya mbere. Umushwi wakuze nabi mu kwezi kwa mbere, nshuti yanjye, ntabwo ushobora kuguha umusaruro. Niho hahandi umushwi ushobora kugenda ukamara amezi 8 utari watera igi na rimwe, amezi 8, mu gihe izindi amezi 5, 6 ziba ziri gutera zimeze neza cyane. Iyawe ukabona imaze amezi 8 yanatera igatera igi rimwe mu cyumweru. Nta kindi kiba cyarabiteye, ni uko kubaho nabi mu minsi ya mbere. Nk'uko bajya bavuga ngo umwana iyo abayeho nabi mu minsi 1000 ya mbere biba ari ibibazo bikomeye cyane, agwingira mu bwenge no mu gihagararo. Ku nkoko ho biba ari ibindi bindi. Niyo mpamvu ako ni akantu mba nkwibiye kugira ngo ujye ugatekerezaho, urebe ngese ibiryo byanjye ngabura, niba nambigura ari uruganda rubicuruza, ese byujuje koko birimo izo poroteyine nkeneye mu nkoko? Niba ari inkoko zitera layer feed cyangwa se ibiryo by'inkoko zitera, ese niba bigomba kuba birimo calcium, kuko calcium niyo biriya bishishwa by'amagi biba bikozemo. Hari n'inkoko rwose uzarebe nk'abantu bajya babaga inkoko, hari igihe ubaga inkoko itateraga ariko bayibaga ukabona harimo amagi menshi, harimo amagi menshi muri production system yayo, ariko ukabona ntiyateraga. Ukibaza ati iyi nkoko koko kuki nyibaze? Ariko ntiyateraga, yari iremereye, ariko yari imaze nk'amezi 2 idatera. Nta yindi mpamvu rero idatera, ibibura ikintu bitwita calcium. Nshuti yanjye, calcium niyo biriya bishishwa by'amagi biba bikozemo. Biriya bishishwa by'amagi biba ari calcium. Iyo rero ibintu inkoko yawe irya nta calcium ibamo, already ntabwo izabona uko itera amagi, kuko igifasha gukora ayo magi aricyo calcium nta kiba yabonye. None se urumva niba itabonye iyo calcium, ayo magi izayatera iyakuyeho mwana wa mama? Niyo mpamvu ugomba kumekinga sure neza ko ibiryo ugabura, niba wanabibuze ahantu uba wizeye ngo ni ibiryo koko biva ku ruganda rwizewe, cyangwa se ukanavuga uti ese why not noneho ngewe ntakiga gukora ibiryo byanjye by'inkoko. Kuko nkanjye niba ibiryo wowe wita ko ari ibya mbere ubigura amafaranga wenda dusapoze 800, ni urugero, ibiryo ikiro ukigura amafaranga 800, ngewe wabyikoreye ikiro ubu cyanjye nikoreye, kandi njye ubwo mba nkizeye neza 98% ko kirimo intungamubiri nkeneye. Noneho nkashyiramo n'ako kantu k'akamanyeri ko gukoresha natural herbal remedies. Kuko niba ngewe nikoreye ibiryo nkafata tangawizi nkaziseramo, nkafata tungurusumu nkaziseramo, nkafata moringa igira poroteyine 45 kugeza kuri 50% ikaba irimo ku kigero kigenwe. Niba ari izo mpungure nkakoresha impungure z'umwimerere, apana bya bisigazwa byo ku ruganda rw'akawunga inganda zijya gukoresha. Oya, njye nkakoresha impungure z'umwimerere njye niguriye muri butike ya yindi yo kwa Kazungu. Zimwe nabanje nkageraho nkareba ati ntago zatoye uruhumbu, nta aflatoxine irimo ishobora gutuma inkoko zanjye zirwara indwara zo muri reproductive system yazo. Kuko utwo tuntu twose njye mba naturebyeho. Niyo mpamvu ku kintu kijyanye na product
njye mba mvuga nti mba ngomba kumaximiza. Niba iza brown zanjye ziba zigomba gutera amagi, niba mfite inkoko 300 cyangwa 500, nkamenya neza ko 95.6% ayo magi ngomba kuyabona. 96% by'ayo magi mba ngomba kuyabona mu gihe inkoko ziri mu gihe cyiza. Ikindi cyiza cy'imiti ya natirere, wenda tuzakora ikiganiro cyabyo nimuba mubishaka. Icyiza cyabyo, nk'ubu ibihe byarahindutse. Hari igihe uba wari witeze ko igihe turimo ari igihe cy'ubushyuhe, ariko hakaba hariho ubukonje budasanzwe. Nese uratekereza inkoko niziba zikonje se, icyo zikora, zifata ya energy zagakoresheje zikora ibindi bintu, zikora amagi, zikora iki, energy zagakoresheje zikora ibyo wowe uzikeneyeho, zikayikoresha, zigakoresha izo mbaraga zishyushya zo ubwazo, kuko nyine zirakonje. Niba zikonje zirashaka uko zishyushya. Nizishyushya rero, wowe niba wari witeze ko niba ufite inkoko 100 uri bukuremo amagi 90 ku munsi, already uzajya kubona usange ziri gutera amagi 60, 70, usange nta kintu uri gukuramo. Ariko aho ngaho niho rero wa muntu ukoresha imiti gakondo abera mubi cyane. Suppose niba turi mu gihe cy'ubukonje, ukaba wikoreshereza ya miti gakondo, ukagenda ukigurira urusenda rwa kamurari. Benshi barwita urusenda rwa kinyarwanda, urunguru rusanzwe. Warangiza ukarufata, ushobora no kurusaba mu baturanyi, ariko niyo wanarugura ntiruhenda, urw'100 ruba ruhagije. Ukifatira urusenda rwawe, ukagenda ukifatira icyo twita umwenya. Ahenshi rwose ibinahari no ku mihanda aho tunyura, umwenya uba uhari. Mu bisanzwe urabizi ko umwenya no ku bantu uvura ibicurane, bawushyira mu cyayi. Ngaho tekereza none iyo wabikoresheje uri kwikorera umuti wawe w'inkoko. Ku nkoko ho biba ari ibindi bindi. Ubona inkoko rwose nta nubwo wanabona n'ayo mazi ziba ziyarwanira. Abantu benshi rero ntabwo baba babizi, niyo mpamvu ibi biganiro twiyemeje kujya tubibakorera kugira ngo bibahugure. Hano hama mumenye uburyo bwiza bwo gukoreramo amafaranga muri izi bizinesi turimo. Menye ngo nubwo ibi bintu mbikora mbikunze, ariko nkeneye no gukuramo n'amafaranga, kuko inkoko rwose zivamo amafaranga. Upfa kuba ubikora kinyamwuga nk'uko ndi kubikubwira nyine, ugakoresha ibintu bidahenze. We use what we have in order to get what we want. Dukoresha ibyo dufite kugira ngo tubone ibyo dushaka. Rero ukaba ushobora kwifatira ako gasenda, kakavanga na tangawizi, ukishyiriramo wa mwenya wawe wakuye ku muhanda wafashe ukoza neza, ukabiteka mu mazi. Hagize ya mazi watetse, ukajya uyavanga n'andi mazi ziri bunywe, ukayazikubita iminsi 2 cyangwa 3 mu cyumweru, ugahindura. Hari akandi kantu tujya dukora kitwa deworming. Noneho ni muri cya gihe, ubundi deworming bigomba gukorwa, nkanjye nyikora rimwe mu kwezi. Ugomba kuyikora rimwe mu kwezi mu gihe woroye inkoko. Deworming rero ni iki? Deworming ni ukuvuga ngo inkoko zijya zishyuha cyane. Uzabyumve, hari nk'igihe winjiramo mu kiraro cyazo ukumva haraka umuriro, kumva harashyushye cyane. Deworming rero ni uko kurwanya ubwo bushyuhe bwinshi buba buri mu nkoko, buba buri mu mababa yazo n'ibiki. Noneho niba bwaje inyuma ku mubiri rero, buri imbere ziba zishya, ubundi imbere ziba zirimo gushya. Dukora icyo bita deworming rero. Deworming rero hari abazikoresha imiti muri farumasi, ariko ubundi deworming uburyo bwiza bwo kuyikora ni ugukoresha ibimera karemano.
ibimera karemano, papa wanjye, mama wanjye, ibimera karemano bikora umuti ku rwego rwo hejuru. Ibi nkubwira, niba njye narigiye ku muntu wabikoresheje ufite inkoko ibihumbi 60, ufite inkoko ibihumbi 60. Abantu bazi Uganda, umugabo witwa Dr Daniel Masaba baramuzi. Ni umugabo yahoze ari umudogiteri muri Uganda, ariko ubu ngubu ni umworozi w'inkoko ku rwego rwo hejuru, nta muntu utamuzi muri Uganda. Niwe umuntu rero Roromodo wanjye ari umuntu nk'uwo, akaba akoresha iyo miti. Noneho wowe urinde ukiyubaka wo kudakoresha ibintu bihendutse, mwana wa mama, ariko ukabona umusaruro wo ku rwego rwo hejuru. Ubu abantu benshi bahanganye n'ibibazo bari guterwa n'ibintu by'imiti yaje. Imiti yaje ukajya ugasanga umuntu barwaye amakanseri, barwaye imivuduko, barwaye ibiki, kubera ko ibintu ubu ngubu bigezweho nta kintu cy'umwimerere kikibaho. Nta kintu cy'umwimerere kikibaho. Usanga niba ari izo nyama, ibintu birirwa bateragura ibishinge. Niba ari inka, ugasanga inka iri gukurira ibyumweru 3, ni ikibazo. Ariko ntushobora kubona igi rigifite umuhondo, kandi biroroshye ko ubu waba woroye iza burawuni ukabona amagi afite umuhondo, kubera gukoresha bya bintu ufite aho muri jaridi wawe, bya bintu biri ku muturanyi. Ibyo bibabi by'imyembe, ni imari ikomeye. Ibyo bibabi by'amapera, amapera nta hantu atari mu gihugu, iyo ni imari. Nzagenda mbabwira ukuntu tubikoresha, kuko ushobora no kubikoresha nabi ukica inkoko zawe, ariko nzagenda mbabwira ngo bikora bite, kimwe kuri kimwe, ku buryo noneho usigara uri very very skilled person muri ibi bintu, uvuga uti utu tuntu ni ibintu nagenewe. Tuzagenda tubigarukaho rero, ukamenya ngo ese niba ntuye ahantu hari intoki, buriya wari uzi ko amakoma agira percentage kuva ku 8 kugera kuri 12% by'amakoma? Wari uzi ko buriya ziba ari poroteyine? Ibisigaye uzi ko haba harimo fibre n'ibindi bitandukanye. Ibibabi by'imyembe habamo amapotassium, harimo proteine. Buriya ibibabi by'imyembe habamo proteine kuva kuri 12 kugeza kuri 16%. Ibibabi by'imyembe ni proteine. Ariko utwo tuntu twose nzagenda mbabwira ngo ese ibibabi by'imyembe ubitegura ute? Ubitegura ute kugira ngo ubigaburire inkoko zawe zongera umusaruro w'amagi? Niba zitera zikure vuba, uzirinde ibyo bintu by'indwara uhoramo wirirwa ugwirirana mu mafarumasi y'abaveterineri nabo ubwabo batazi uko ibyo bintu bikora. Utwo tuntu tuzagenda tutugarukaho twitonze gake gake, kuko muzagenda mumbwira muti iyi topic rwose aka kaganiro kadufasha, kadukorere. Nanjye ntegure, mba mfite umwanya muto yego, ariko icyo twiyemeje ni ukubigisha, tukabahugura, mukamenya ngo ibi bintu bikorwa bite, ukunguka mwana wa mama. Kuko nta mpamvu yo kugira ngo niba umuntu akora ibintu akabona bikora neza, twaragize amahirwe yo kubyiga, ntitugusangiza ubumenyi. Woroye dendo zawe zikunze kugira ikibazo, ugasanga zirimo zirapfa zimaze amezi abiri, ukabona handi wari witeze ko none ahubwo zitagapfuye, ahubwo nibwo ziri gupfa. Ziri kunywa ibintu by'umweru, ibintu by'umuhondo cyangwa se ibisa icyatsi. Hari n'izinya amaraso, coccidiosis yo izambira abantu cyane. Muri ubu bworozi bw'inkoko, coccidiosis icyo dukora turayigabanya, kuko ntushobora kuyirwanya 100%.
turayigabanya. Mu kuyigabanya rero nta bundi buryo uba ushobora gukoresha imiti y'umwimerere, ya miti n'umuntu ushobora kugura inkoko iwawe yanyweye iyo miti uwo munsi idashobora kumugiraho ingaruka, idashobora kumugiraho ingaruka, akaba ari imiti, kuko ni imiti n'abantu mu bisanzwe dukoresha. Urusenda nta muntu utarurya, igikakarubamba kiravura, ibyo ni ibintu bizwi. Amakara hari n'abayarya ye, usibye no kuyiborosesha abenshi baranayarya. Tangawizi ntawe utazirya, ntawe utazinywa mu cyayi. Tungurusumu ntawe utazikoresha mu rugo. Utuntu ngewe rero mba ndi kukubwira ni bya bintu byo kumenya ngo none se niba tungurusumu zikora ako kazi kose, kuko tungurusumu zigiramo antimicrobial property, ni properties zirwanya amamikorobe mu mubiri w'inkoko, zigatuma niba harimo, ikarwanya ama infections mu nkoko. Iyo wayivanze na tangawizi, wari uzi ko buri ibibabi by'inturusu za kinyarwanda, atari izo twita mayideni, iza kinyarwanda, iyo nako ubwo nzagenda, mwebwe uko nzagenda mbona mubikunda, nzagenda ngenda mbanoshiraho kimwe kuri kimwe, tukiva imuzi ukavaho uzi kugikoresha neza 100%, ukaba uzi ngo kino kintu ndagikoresha gutya, niba ari umuti ndawuvanga gutya, bigende gutya, impamvu mbikora ni iyi ngiyi, ndi kuvura iki, iyo zarwaye gutya mbigenza gutya, n'uyu muti nakoresha. Ntabwo ndi kubaca ku miti ya kizungu, ariko imiti ya kizungu hari ibyo ikora, hari n'ibyo idakora, nshuti yanjye. Imiti ya kizungu hari ibyo ikora, hari n'ibyo idakora. Inkoko yawe nirwara Newcastle, ndaguhakaniye nta muti n'umwe uzigera ubona muri farumasi uvura Newcastle. Muri farumasi z'amatungo kandi nazo si zose habamo Newcastle vaccine, ni urukingo rwa Newcastle, ariko nta muti uvura Newcastle ubaho. Ni nk'uko nta muti wa sida kugeza ubu uraboneka. Ariko icyo dukora twebwe turirinda, mu nkoko turirinda. Niba warakingiye ukomeza gukoresha bya bimera karemano, kuko ibimera ni nabyo n'iyo miti yindi ivamo. Iyo ubikoresha rero ku kigero cyiza, akenshi rwose usanga n'iyo miti twakita nk'aho ari iya kizungu, usanga akenshi utayikeneye, wibonera amagi meza, ryajya ugeza ku isoko abantu bakaba bakuzi kuri uwo mwihariko, bakaba bazi ko amagi yawe ari amagi ameze neza, agira umuhondo, ku buryo uba usanga bayarwanira. Niba ari inkoko zawe, bakaba bazi ko ni inkoko zabayeho mu buryo bwiza. Nyine abantu muri iki gihe turimo ntabwo bagikunda ibyo bintu byabayeho muri ubwo buryo nakubwiraga bwa kizungu cyane. Worora mu buryo bwa kijyambere, ariko ukagerageza gukoresha ibintu bitagiraho abantu ingaruka. Rero tuzagenda tubyinjiramo neza, mwe muzajya mumbwira icyo mwumva mukeneye, noneho nkibabwireho, nyirambure mbabwire icyo ko muzajya mubigenza buri kantu. Ubwo rero ndagushimiye wowe warebye iki kiganiro ukakigeza ku musozo, ukacyumva witonze. Biba byantwaye umwanya munini kugira ngo ntegure kuri ibi bintu, ariko impamvu nta yindi, ni uko nimwe dukorera. Turagira ngo abantu bamenye uko umuntu yakikura mu bukene mu by'ukuri, ugenda utera imbere gake gake. Rero ubwo abo turi kumwe muri gurupe yacu ya WhatsApp, ikibazo uzajya ugira kuri video twakoze, uzajya unyaruka uze rwose, mba mpari. Fabien aba hari, Engineer Modeste mba mpari,
tukagufasha. Niba wenda hari akantu navuze ukavuga ati iriya point rwose tubabarira uyivugeho, ubwo mpita noneho kuri schedule yanjye mpita mpanga nkavuga ni noneho niba ahantu bari kuvuga bati se niba inkoko ziri kurwara umusinziro, uwuhe muti nakoresha ko imiti ya kizungu ndi kuyikoresha ntikore, bimeze bite? Nkahita nkubwira ni none wowe urabigenza gutya na gutya, urakoresha uravanga izi nzuzi zina ziriya, noneho ubundi uzikubita inkoko, ubundi urebe ngo ibintu biraba ubucabana, amata arabyara amavuta. So mwakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza, ubwo duhurire kuri WhatsApp group ndetse na hano bazagenda batangaho ibitekerezo, tuba tubibona, tuba tubabona rwose. Iyo ukiritseho njye mba nkubona, mba mvuga nti komera cyane mwana wa mama.